Mwaramutse. Muri aka kanya ngiye kubasomera inkuru ivuga ngo Abisirayeli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Tugiye guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 30. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli basubire inyuma, babambe amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja, imbere Barisefoni, uti imbere y'aho hantu abe ariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga Abisirayeli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye. Nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose. Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza batyo. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse. Umutima wa Farawo n'iy'abagaragu be irabuhindukira, barabazanya bati, twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Atunganisha igare rye ry'intambara, ajyana abantu be, ajyana amagare 600 yatoranijwe n'andi magare y'intambara y'Abanyegiputa yose, n'abatware bategeka abayirwaniramo bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Abanyegiputa babakurikirisha amafarashi n'amagare bya Farawo byose, n'abahetswe n'amafarashi be n'izindi ngabo ze zose, babafatira babambye amahema ku nyanja iruhande rw'Ipihahiroti imbere y'Ibarisefoni. Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire? Nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugira utyo kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti, tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe akazi Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire,
namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati no ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo y'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli, bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro. Ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose. Usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari ari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisiraheli bajya mu nyanja hagati, baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro y'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururira aruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati, duhunge Abisiraheli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Kamasubiremo neza. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku Banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi babo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubirwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Amazi asubira ahayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisiraheli. Ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisiraheli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike
iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli Abanyegiputa. Abisiraheli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisiraheli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Imana ishimwe, iri jambo riranejeje. Iri jambo rero riboneka mu Kuva ibice 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 31.